Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Kuri wowe udukurikiye uri mu bihugu bitandukanye ariko wumva Ikinyarwanda, ndagusuhuje. Nyemerera uyu munsi twinjire mu makuru yacu y'ubusesenguzi ndetse buri update ariko turasa ku ntego. Uyu munsi rero buri wese ashobora kuba atazi ndetse atanatekereza umunsi iyi ntambara ishobora kurangirira ya Iran ndetse na Israel na Amerika, ariko uko byagenda kose umunsi umwe iyi ntambara izasoza ibintu bisubire mu buryo. Rero hari benshi bagiye bahangayikishwa n'ibicuruzwa uburyo biri kugenda bizamuka, ariko ntabwo ari ryo herezo. Reka tubitega amaso. Nyemerera rero uyu munsi twinjire mu biganiro byacu ndetse n'ubusesenguzi, twinjire turebera hamwe indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashwe na Iran. Ni indege ikomeye, ni indege igura miliyoni 7 z'idolari, ni indege ihenze cyane ya F-35. Rero iyi ndege ubundi ni ikiragano cya vuba cyiza cyane, indege bafataga nk'ari ikimana cyaba, ariko ni indege yamaze gushyirwa hasi n'ubwirinzi bwa Iran. Iran yabonye ubwirinzi gute? Kubera ko abantu benshi bari bazi ko Iran nta bwirinzi igira. Intambara iza, misile za Amerika zaraswaga muri Iran zikaza zikagwamo nkaho wenda ubwirinzi bwa Iran bwabaye nk'utuyunguruzo, ariko byari nabyo kuko Iran yari ifite ubwirinzi yakuye mu Bushinwa ariko budakora. Urumva rero byari ibibazo. Rero Iran yamaze gutangaza ko yamaze kubona ubwirinzi. Iki twabonye ubwirinzi bumeze neza cyane, ni nabwo bwafashe bwahanuye iriya ndege F-35 mwabonye, ndetse n'izindi ndege ebyiri z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran niyo yabitangaje yishimye cyane, iti abana bacu twibyariye bakoze ubwirinzi, ndetse n'ubwirinzi bwabashije kudukorera ibyo twifuza, tubasha kwandika amateka meza cyane yuko twahanuye iriya ndege Amerika yafataga nk'indege ikomeye cyane. Rero aha ndimo ndabona ko Iran yarashe ku ntego ndetse byanayishimishije cyane. Aha rero iyi ndege ifitemo amakuru menshi. Iyi ndege yari itwawe n'abapilote babiri. Umupilote umwe abasha kuba yafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko undi mupilote afatwa agwa mu gihugu cya Iran, ariko na n'ubu ntawe urabasha kumubona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziramushaka, ari naho ziri gutakariza indege zitandukanye ziri kugenda ziraswa none n'ubwirinzi, cyangwa ziraswa na misile za Iran. Noneho Iran nayo irimo iramushaka cyane, kubera ko uyu musirikari, uyu mupilote afashwe, sinzi ikintu Iran yamukoze, ntabwo nyizi ngewe, ariko ishobora kumubonamo iboro ikomeye cyane. Ariko uyu mupilote nawe ntabwo yapfa gufatwa gutyo gusa, kubera ko aba bapilote batwara indege za gisirikari baba baratojwe monami, baba baratojwe mu buryo buhagije. Icyambere, uyu mupilote aba yatojwe kwihisha mu buryo bwiza cyane ku buryo atabasha kubonwa. Icya kabiri, aba yaratojwe kwiyitaho mu gihe yakomeretse, kwikorera ubuvuzi bw'ibanze. Icya gatatu, aba afite uburyo yatojwe bwo gutanga amakuru cyangwa se gutanga sinyare ayiha bagenzi be. Ikindi, akimara kugwa mu gihugu kitari icye, igihugu cy'abanzi, uyu musirikari agomba kuba afite imbunda, birumvikana, byanga bikunze, cyangwa agashaka ubundi buryo. Akagomba kwiyita, akagomba kubona haba kandi hatazwi n'umuntu n'umwe, kuko buri muntu uwo ari we wese ashobora kuba yagira gute, ashobora kuba yamutangira amakuru akabasha gufatwa. Uyu musirikari rero aba yaratojwe icyo bita kuba yaba mu bwihisho igihe kinini, kubera ko bashobora kumushaka igihe kinini. Igihe afashwe rero
aba yaratojwe kuba yabasha gutanga amakuru make y'imburamumaro niko navuga, ariko amakuru y'umumaro ntayatange paka kugeza n'igihe baba bamwicira kugeza igihe apfiriye. Rero uyu ni umupilote urimo urashakwa cyane, ni umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo urashakwa. Igisirikare cya Iran cyashyizeho n'amafaranga menshi yo kumushaka, ndetse abanyamerika nabo bashyize amafaranga menshi yo kugira ngo bamushake, ariko ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye. Iki gihugu rero cya Iran murabizi neza ko aricyo cyafunze umuhora wa Hormuz ubundi wacishwagamo ibikomoka kuri peterole bikabasha natwe kutugeraho, ndabivuga edayeri, kubera ko ku munsi w'ejo niho twabonye ibiciro by'ingendo byazamutse. Twajyaga tubyumva mbere iyi ntambara ya Iran irimo iratangira, noneho twe tukavuga ngo ni kure ntabwo bizatugeraho, ariko ibi bintu byamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko twabifataga nk'aho wenda biri kure cyane, ariko byageze ku bikomoka kuri peteroli, ubwo bihita bizamura n'ibindi byose, amavuta, umuceri, isukari, buri kimwe cyose cyazamutse, n'ikitarazamuka kirazamuka, kandi cyane ntabwo ari gakeya. Ntabwo ari ukubatera ubwoba, ariko nanone mugomba kubyitega, mugomba kwiga ku ekonomiza, ndetse nanjye ngomba kwiga ku ekonomiza. Ndimo ndabivuga, wenda njye sinishyiramo, ariko nanjye ndimo, kuko nanjye ndahangayitse cyane. Ndifuza ko iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yasoreza ahangaha, bakarekerera aho ngaho bagejeje. Mba mbona biriya bihugu akenshi biba bisa naho biri no kumvana n'ubugabo, cyangwa biri kudutestingiraho biriya bisasu byabyo, birimo biratestinga imikorere y'amamisire yabyo, kubera ko n'ubundi ntabwo batestingira ku butaka cyangwa ibyatsi, n'abantu ati babara bati iki gisasu gishobora kwica abantu bangana gutya. Ariko bishobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane igihe hari igihugu kimwe muri ibi ngibi cyababaye cyane cyananiwe, ariko gifite umujinya, gishobora kuzakora kuri cya gisasu kimwe cya kirimbuzi, kubera ko Amerika ifite ibisasu bya kirimbuzi, byo birazwi cyane, na Iran irabifite nubwo bitari ku mugaragaro, ariko irabifite. Kuko ntago wavuga ngo Uburusiya bufite ibisasu bya kirimbuzi bwemerewe no kubitunga, ni inshuti ya Iran, none ngo Iran yo ntabyo ifite, ntago byashoboka. Kandi barakundana cyane, bafitanye ubufatanye no gufashanya muri byose, haba mu bukungu ndetse n'izo ntwaro, buri kimwe cyose. Rero igihe kimwe ushobora kuzajya kubona ukabona ibi bihugu byubitse isi. Muribuka ibyabaye Hiroshima na Nagasaki, ni Amerika yahateye ibisasu nabyo bya kirimbuzi, bimaze imyaka n'imyaka bigira ingaruka ku baturage bawe. Rero reka dusenge cyane. Icyo gihe byari kera, urumva muri za mirongo ine, niba ariho byabaye, noneho ubu Iranium ndetse n'ibindi bintu bikorwamo ibisasu bya kirimbuzi byariyongereye cyane, ikoranabuhanga ryariyongereye. Noneho baramutse bateye kirimbuzi, ishobora kwangiza byikubye inshuro 99 uko byangije cyangwa se byishe abantu, bigakomeza no kubatera amavirusi atandukanye kugeza na n'ubu. Rero kirimbuzi, reka dusenga Imana ibi bihugu ntibitere kirimbuzi, kubera ko nkaha Donald Trump yarakaye cyane, yavuze ko uyu muhorahoro umunsi nugera ku munsi w'ejo utarafungurwa, azakorera Iran ikintu gihambaye, ikintu gikomeye cyane. Ni igiki azakora? Ibi ngibi iyo bivuzwe bihita binazamura ibiciro edayeri, kubera ko ibikomoka kuri peteroli n'ahandi bagenda babizamura, ndetse na Amerika ifite peteroli nyinshi, urumva yikura muri Venezuela. Ibi bihugu binini rega nta bibazo bifite, ni twebwe dufite ibibazo. Ibihugu bito nitwe dufite ibibazo, ariko ibihugu binini bifite amastoke manini cyane, ibyinshi biba byarastotse cyane. Mu minsi yashize nibwo nabonye muri Tanzania barimo barakora navuga mariba cyangwa ibigega binini
byo guhunikamo ama essence n'amazutu na benzine. Ibyo bigega byahunitswemo twebwe twabifataga nk'aho hari bitazatugeraho, ariko barabyiteguye, ariko nabyo ntibizamara igihe, bizamara amezi ariko ntibizamara umwaka. Rero nibitamara umwaka urumva n'ubundi ikibazo kizaza, n'ubundi kibasatire nk'uko natwe kirimo kiradusatira. Ibi bintu nta hantu twabihungira uretse gusenga Imana yonyine, kuko nta muntu umwe wabasha guhagarika iriya ntambara ya Amerika na Iran, kuko biriya bihugu ni ibihugu bizi icyo bikora, kandi ntago ari uyu munsi. Muribuka mu ntambara y'iminsi 12 uburyo byahanganye nubwo byarangiye Iran ari irashe isasu rya nyuma, ariko Amerika ikitirwa itsinzi. Rero ni intambara y'imyaka 8, ni byinshi ibihugu bifitanye icyo nakwita nk'inzigo, icyo nakwita nk'inzigwe ya danger, ariko ibi biraza bikatugiraho ingaruka. Donald Trump hari benshi bazi ko wenda aba yibereye mu mikino aseka, ariko nta mikino. Ibintu arimo arabizi neza, azi neza ko ari inyungu, kandi Trump ntago ari we uvuga ngo niwe wiyohereza. Hari abantu bavuga ngo Trump aramutse apfuye cyangwa bakamurasa intambara ishobora guhagarara. Ntago ari byo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na systeme rero niyo ishyiraho perezida rero abashyigikiwe cyane n'abantu navuga ibihanganye kandi batari bakeya benshi. Rero anaramutse apfuye, uretse ko ntabyo mwifurije, yagira gute? Systeme yashyiraho undi mu perezida kandi agakora nawe agakora inshingano ategetswe. Urumva rero ntago icyo ari cyo cyagira gute cyasoza cyangwa se cyarangiza iyi ntambara. Reka turebere hamwe uburyo Iran bavuze ko bayimazeho ubwato bw'intambara, ariko ntabwo ari byo, kuko Iran bikugaragara ko igisirikare cyo mu mazi kirimo kirakora cyane. Bari bavuze ngo igisirikare cyo mu mazi barakirimbuye, barakirangije, ariko kirimo kirakora cyane. Cyashyize hasi ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego. Urumva birakomeye. Noneho Hezbollah murayizi ko ari umuhungu wa Iran. Hezbollah ikomeje kwataka cyane, irasa misile z'uruhuri. Noneho izi drone za Hezbollah zabaye akasamutwe muri Israel, zirimo zirasensinga nanone ubushyuhe bw'abasirikari ba Israel ku birindiro byabo hose. Umusirikari wigaragaje zigahita zimumena ndetse zikarimbura naho hantu. Rero izi drone zirakomeye cyane, kuko nta nubwo ari za Shahedi zarwanyijwe na nuriya mugabo Zelensky we yazanye ubwirinzi burwanya Shahedi, ariko izi drone za Hezbollah zirakomeye cyane, zirimo zirabaga, niko navuga. Ibi bintu ni ukubisengera cyane, ibi bintu ni ukubisengera, ariko tukabitega amaso tukareba aho byerekeza, kuko birakomeye cyane. Rero cyane cyane inkuru yarinzanye ni iyi ndege yahanuwe, ndetse n'uyu mupilote ukomeje gushakishwa kugeza na n'iyi saha ntarabasha kuboneka. Ikindi ejo dushobora kubona ibintu tutari twiteze, ibintu tutigeze dutekereza ko byabaho ko Amerika yakora, kuko Trump yarakaye cyane ngo arashaka ko Hormuz ifungurwa. Reka rero mbashimire, kandi nshimira mwe mwese mudukurikira, mutahwema kutwereka ko turi kumwe umunsi ku munsi. Nakagaruka, ciao ciao, Imana ibarinde.